Ndagushimiye cyane ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Peter Nzaba. Imana iguhe umugisha. Niba warakanze subscribe uri umuntu ukomeye cyane, niba kandi utarakanda subscribe ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Wowe uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, Imana ikomeze kubajya imbere mu byo mukora byose. Uyu munsi rero tugarutse kubabwira ku bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza. Turaganira kuri topic ivuga iti: ese umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza abona ate ejo hazaza? Umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, nk'uko bivugwa mu myemerere ya gakondo, isesengura ry'imiterere y'umubiri cyangwa ibimenyetso by'umwuka, akunze kugira uburyo bwihariye bwo kureba ejo hazaza, atari mu gutekereza gusa ahubwo no kumva no gutahura ibintu hakiri kare. Dore uko abona ejo hazaza, uko abitekereza n'uko abyitwaramo. Cya mbere, abona ejo hazaza mu bwitonzi no mu kwihangana. Afite imyumvire y'uko ibintu byose bigira igihe bikeneye gutegurwa buhoro buhoro. Ntajya yihutira kugira ibyo yihandagaza avuga ku hazaza, ahubwo ahora ategura, atekereza, yirinda gusama iby'ako kanya. Icya kabiri, aba afite ubushobozi bwo kumva ibihe mbere y'abandi. Nubwo atavuga cyane, agira intuition ikomeye, aho amenya ibintu n'abantu atabanje gusobanurirwa. Ashobora kumenya ko ibintu bizagenda nabi cyangwa neza, kabone n'iyo abandi babibonamo ibisanzwe cyangwa babibona nk'ibisanzwe, babasha kubibona mbere. Cya gatatu, atekereza ejo hazaza hakubiyemo ubuzima bw'umutima kurusha ubutunzi. Afite imyumvire yo gukura imbere kurusha gukira inyuma. Ejo hazaza kuri we ni ahantu hari ituze, amahoro, ubumuntu no kugumana igisobanuro, si ibintu binini cyangwa ibyishimo by'ako kanya gusa. Cya kane, yubaka ahazaza mu buzima burambye, si iby'ubuhanga gusa. Ntabwo yiruka ku by'isi, ahubwo ategura ahazaza he ku rwego rwo gutuza, kuba umuntu w'akamaro, kubaka umuryango n'umutima w'icyizere. Cya gatanu, iyo hari ibitagenda neza, ahora ashaka uko yabihindura bucece. Ntiyemera ko ejo hazaza haba nabi kubera ko uyu munsi habaye ibibazo. Ahora abona umwanya wo gukora ku giti cye no kugenda buhoro buhoro akora impinduka, atitaye ku mvugo z'abandi. Cya gatandatu, iyo ageze mu nzozi cyangwa iyo agize indoto, ayifata nk'icyerekana inzira. Iyo agize inzozi cyangwa ageze mu nzozi, ibyo arose abifata nk'icyerekana inzira. Afite ubushobozi bwo kugira inzozi zerekana byinshi, rimwe na rimwe zihuye n'ibimubaho cyangwa ibiri imbere. Niyo mpamvu abantu benshi bafite igice cy'ukwezi mu kiganza baboneka mu bafite
ufite impano y'ubuhanuzi cyangwa ubushishozi buhanitse. Ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, ntareba ejo hazaza mu bigaragara gusa, aratega amatwi ibihe, akumva umutima, akamenya ahari ukuri. Ntavuga byinshi, ariko iyo yavuze kuri ejo hazaza aba abitekereje, abisengeye kandi abyizeye. Ndagushimiye cyane twabanye muri iki kiganiro. Imana ikomeze kubagirira neza. Ikiganiro cyo nakagaruka. Niba utarakanda subscribe kandi kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Astra Vista.